uduha icyo kunywa tudatanze ikiguzi ninjye Mose watoraguwe n'umugabekazi maze ndakomera umva nkurira kwa Herode wari watanze itegeko ngo twicwe ngekanye neza imwe tugende tuzirenzaho niyo yindi gusa dukomeze waruvuze ngo hari indi tuganire n'abantu b'Imana kandi hari ndindi ko biza kubagira umumaro cyane no kambivuge neza urabona nk'aba reka mvuge kuri bashiki bacu turi kureba ibintu amateka yagukoresheje byabaye nk'amasomo y'ubuzima wabwira abana ati stop ati no hano ndahagaritse bo ndabyuka neza hari ikigo cya gisirikare twe duturanye yego kera sibyo bo hari filime z'umuntu witwaga Yanga Imana imuha amahoro iruko ridashira Imana imuha amahoro n'imigisha imutuza heza twakunda kuzireba ahantu bita muri Dewani kamivuge mbo icyo genda byuka neza kujya kora filime ebyiri yari amafaranga 50 igice cya 50 kwinjira igice cya 50 kukibona uri umwana wo mu cyaro zabagari utari bugisabe papa avuye ku kazi utari bugisabe mama avuye ku kazi yivire guhinga byabaga ibintu bigoye hari ikigo cya gisirikare byabaye ngombwa yuko kimurwa hari nko muri reka mbifuriza umugisha w'Imana mwese mudahema kurikira ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho hano kuri Revec TV muri kumwe na BKM dukunda kubana mu biganiro byinshi bitandukanye aka kanya rero twakiriye umuririmbyi ukunda kuririmba indirimbo zitandukanye ariko cyane cyane yibanda mu njyana ya hip hop cyangwa se ya rap niwe tugiye kubana nawe muri iki kiganiro cyiza cyane kiza kugura ku buzima bwe kandi nyaka ko iribuze kugira umumaro umuntu wese ugiye kurikira kino kiganiro reka dutanga amahirwe kugira ngo hatangire yibwira abadukurikiye yo tariki 14 Kanama mana warinze ubuzima bwanjye benshi mwabibonye byarangiye amarira ari menshi ku bakunzi ubu biba byararangiye abanzi bansutse witaka mana turataka mu nzira zigoye ukatugoboka urukundo rwawe ntirugira umupaka uduha icyo kunywa tudatanze ikiguzi ninjye Mose watoraguwe n'umugabekazi maze ndakomera umva nkurira kwa Herode wari watanze itegeko ngo twicwe mana urahebuje ineza yawe ntawayirondora urukundo rwawe ntirugira umupaka uduha icyo kunywa tudatanze ikiguzi eyo bamwita Dekava ariko amazina ye nyakuri ni Irambona Moise none ibi bintu ko numva biri ku rundi rwegora simbizi hari umugabo cyangwa cyesha watwarajyaga soma imvaha akabati ibindi reka marira abasomyi ibindi nanjye banza nza guharira abasomyi kabisa uraharira abaduteze abaduhanze amaso n'abaduteze amatwi sawa kati ugiye kunyakira yavuze gato ngo witwa nde Dekava what do you mean by Dekava banyita Dekava niko natangiye nivuga banyita Dekava ariko sibyo meaning ya Dekava abantu yo mbivuze abantu babyumva kundi kwinshi cyane gutandukanye ariko nawe urebye nawe ufite gusanga uri cover means igifuniko sibyo bivuze ngo njyewe nise cover sibyo kuko njyewe uyu abantu bareba ndi cover hari undi muntu uri muri njye bivuze ngo nawe ubwawe rero ufite gusanga uyu nguyu BKM tubona ari cover sibyo BKM nyawe no uri muri we bivuze ngo uyu BKM akavarinze bikora Imana BKM w'imbere amazina aba menshi niyo mpamvu buri wese akavatu okay none amazina ya papa na mama nayahe bakwise no niswe Moise Irambona Imana Irambona Imana irakubona Moise sebo kira kubona ndabihamye wese urayibona iteka ryose amen ya ni byiza cyane turi kugana n'umuhanzi cyangwa se umuririmbyi mu njyana ya rap cyangwa se ya hip hop bamwita Dekava ni nk'amazina y'umuziki ariko yitwa Irambona Moise niwe tugiye kubana muri iki kiganiro kandi ndumva ari ikiganiro kiza kugenda neza cyane niko wisanze guturi kuririmba iyi njyana mbo ndi umwana wakuriye muri korale until now nani umunsi ndumuraperi mba muri korale ndumwe mu baraperi bakiya mu Rwanda ba muri korale ndayifite mbamo sibyo sinzi niba byaba byiza ko nyivuga ariko no uyu munsi ntabwo twitwa korali twabaye worship team sibyo ikorera umurimo w'Imana muri Restoration Church ntabwo iyo muri Restoration Church yo irazwi yitwa Shekina hano turi ni Kigali ahanga ni Kigali wageze Kigali utese umva rero urugendo rwo kugera i Kigali papa ni bari urugendo rurerure sibyo bisaba kwiringa ni ikintu ufite gutegura mu myaka 5 ikagera kitaraba achieved sibyo uje kuba Kigali abantu tabakutandukanye
hari umuntu haba ari umuriske teka yafashe icyemezo ati ngiye ndaje nta nafite ho kujya akaza gahasuringa akarwana sibyo and then bikarangira afatishije hari n'abandi bantu baza bikanga umusaka ngubwiza ukuri sibyo bikanga ukora bikanga ugasenga bikanga ukajya gute bikanga nari ngiye kubirapa papa no ese uruwo mubo byanze cyangwa byarakuze numva giye byarangiye mageze tu byarakunze ariko yari inzira ndende yes turaza kuganira kandi nk'abajene dufite intego yuko ikiganiro cyacu kiza kwigisha abantu babayeho mu buzima nk'ubwabayeho cyangwa amateka yawe bigishwe nayo kandi nzi ko biza kugenda neza cyane turi kumwe na Dekava cyangwa Moise tugiye kugenda tuganira ku rugendo rwe rw'ubuzima. Moise ni muntu ki? Moise yavutse ute? Moise yakuze ute? Ngewe twaraganiriye ubwashize tutari kuri kamera umbwiye amateka yawe, story yawe, ibyo wagiye uhura nabyo, ndavuga ati nyamara no muntu afite ibintu yaganiriza abantu b'Imana bagahumuka amaso nicyo cyatumye ngutumira mu iki kiganiro. No hagataho ntago tubishyira hanze byose bya bindi ntabwo ushaka byose kubishyira hanze se ntacyo turaza kureba nk'ibifitiye umumaro abantu b'Imana kuko si ngombwa n'ubundi ko ibintu byose tubishyira hanze. Turaza guselekisiyona tuvuga ngo iki bakwiye kugihabwa nawe uri mukuru. Aha reka dutangire gutya rero muri ubu buryo. Uyu munsi uri umuririmbyi wa rap nubwo atari byo nshaka kuza gutindaho muri iki kiganiro, ahubwo ndashaka kumenya noneho umuntu duhagararanye ese yavutse ryari, yavutse ute, yabayeho gute, yakuze ute, ni iki yigishijwe n'amateka y'ubuzima bwe yasangiza abantu? Ambo urakoze cyane suyo hagataho hari ibyo twumvikanye ko turi bugire ibanga sibyo urumva nago kuri hano ni kuri kamera biragorana nk'umustar nta mu bijyanye n'amabanga ya Satani yo ntagire iryo ubika nta kibazo byo yamenye. Mbo igihe navukiye nabutse mu mwaka wa 1900 sibyo ibindi abandi babyuzurize bizabatera no kubishakisha bazabikina ariko ibyo ngibyo byo aho ngaho reka mvuge gutyo sibyo navukiye mu murwa umwe mu murwa bamwe abantu babashabitse cyane ahantu bita Ikamembe Rusizi gushabika no kugira donc mva gushabika naho abana b'i Kigali batumva icyo Kinyarwanda. Sorry bivuze ngo navukiye ahantu hahandi abantu bashaka amafaranga cyane abantu ku mafaranga turi hejuru hasi hejuru umwana ku myaka y'irindwi abagaze nibura nk'ahantu afite ahantu ya savings runaka kuko nanjye imyaka 7 ndabyibuka neza ko hari ikintu nari mfite niyo mpamvu bivuze gutyo mvukira mu karere ka Rusizi cyangwa none nabashabitse no reka simbavuge abanyarusizi bazi gushakisha ibyo birazwi sibyo nta no byo bari gitangaza uwo umwana nduta uyu munsi afite imodoka yari yiwe yishakiye mvukira mu karere ka Rusizi mvuka mu muryango w'abana 5 ndi umwana wa 5 muri bo sibyo ndi umwana wa 5 muri bo niga amashuri abanza n'ayisumbuye mu mashuri yisumbuye nize icungamutungo bivuga mu Kinyarwanda niga umuzi nize amashuri menshi nize uncungamutungo niga gusudira niga gukanisha niga ubwubatsi papa niga umuziki niga ndikumva ugeze kure buretse ugeze kure cyane ndagira ngo tujye tugenda do A a Z navutse iki gihe mvuka byari bimeze utya nisanze utya ugeze aho wigiye no subira inyuma gato ambo navutse nisanze mu rugo ntafite umubyeyi w'umupapa mbana na mama wenyine sibyo ndanamushimiye anga kuko ntago yantengushye kuko ntago yambere nk'abandi nyambona sibyo bivuze ngo nari umwana wa 5 ari nanjye wa nyuma sibyo ntago yigeze nkurikiza undi sibyo yanyereye imbuto nziza nko mu Kristo ibyo ndayimushimiye sibyo bivuze ngo ubuzima bwo bwari bugoye papa sibyo bwa buzima bugoye bwa buzima mfite njye nibuka nkarira sibyo cyangwa bwa buzima nanjye bwanye nibuka nkavuga ati mana koko ukura kure twigisha abantu uri gitangaza ntacyo utakoze sibyo ndabyibuka neza cyane ebana reka tuharitse aho ngaho no niwe Moise niwe Dekava kakanya muri kumwe donc ntiwigeze ugira amagihirwe yo kubona papa? No papa sinzi neza nimba abonye ari we mbongewe nabonye ifoto yiwe ndabyibuka neza hahita 13 z'ukwezi kwa 7 sibyo umwaka urangiye hariya turi muri 2021 nibwo nabonye ifoto yiwe 2021 nibwo nabonye ifoto yiwe ndabyibuka neza
ndayizana nyikoresha ahantu yibonye ahantu yego ndayikoresha kuko kera bifite za Yankoreye mbaza mama ese mama uyu ni papa igisubizo yambwiye ntabwo nakivugira kuri kamera yambwiye igisubizo yambwiye niho yambwiye ngo bisa naho ajya gusa cyangwa atari we ati hari umuntu yasaga na mukuru wiwe ibintu nk'ibyo ngibyo bivuze ngo amunoshura ko niwo nabonye ari we ariko hamwe n'Imana narakuze ndubona umugabo ari siri kubyumva cyane rwose twavuze ko iki kiganiro dushaka ko cyigisha urubyiruko rushaka kubamo uruje amateka nawe okay muri ubwo buzima bwo kutamenya papa wawe ugasanga uri kumwe na mama wawe gusa hari ingaruka byarakugizeho z'imibereho wenda itandukanye ari myiza papa akamubwira ibyo byinshi birumvikana mama ntabwo ari dogiteri mama ntabwo yari minister sibyo yari umuhinzi wahariya muri ya mujyi sibyo mujyi n'ubutaka bwo butanera fresh abantu byabo barabizi sibyo bivuze ngo ntabwo bwari bwiza papa ntabwo bwari bwiza cyari cyagiye kurya ebana ari haso sibyo nayambwanye mbibona nta brag nari kuzana kuri mama singibi no kwiga no kwambara man byari atari sibyo byari atari kuri njyana indemo nageze nandika sibyo ndayikora maze kuyikora ngiye kwisora biranga to ndabati no byabi nta mpamvu reka nzabikwenda umuntu mukora ariko uyu munsi ndashimana ko mbasha kubona icyo kurya sibyo ntabwo ubwo buzima ntabwo ari njye nabo babuciyemo n'abandi babuciyemo bafite izo story sibyo ariko ubwanjye bwohe bwari bwihariye hataho ndashimana kubwo ibyo ngibyo sibyo nakuze nabi ariko uyu sibyo bintera gukora no gushakisha birenzeho sibyo ndagati no buzima nisanzemo nta mavuko ngomba kuzabusaziramo sibyo uyu munsi rero hari ntambwe nateye hamwe no gukora no gusenga Imana sibyo iranshoboza ko bukene ko bwinda nayishimye hagati aho ngaho reka sinshime umubyeyi wanjye wenyine gashime n'Imana ku mugaragaro sibyo nabyo babyumve irakora pe irakora afite ibimenyetso byinshi cyane muri ibyo bintu wanyuzemo ayo mateka nibiki urekonesa bijya bigaruka mu mutwe wawe wakoreshejwe n'ayo makuru cyangwa akoreshejwe n'ubwo buzima bubi wakoreshejwe n'ayo mateka ku buryo watonga n'utukabwira umuntu ati muntu ukinisha ibintu nakinishije please stop none byinshi cyane man sibyo byinshi cyane mbo hagataho ukamubwira nigeze njya mu kigo mu bihugu duturanye mbo ikigo mu bihugu duturanye ngenda tugiye gushaka icyo gihe twe turi kuri deal yo gushaka imari sibyo yari imari babizi bira bihugu turanye nabyo bigira amamari bifite amamari menshi cyane bifite amamari menshi cyane barugiye gushaka imari imfata riske nk'umuntu wari ukeneye yego sibyo nkoreshwa ko arimo wiruka ku buzima uvuga ngo nahindura gute amateka y'umuryango mane nkoreshwa n'ubuzima sibyo turagenda tumara nk'imisi nk'ibiri mu nzira tugenda dufite n'imodoka turayisiga turagenda turakomeza sibyo tugezeyo n'imari turayibona papa twarabana 9 urumva batwarishe n'abantu benshi cyane kuko n'umuntu akubwira ngo for example ati bike nta hantu wambonera iyi gaze ati ngiye iyi gaze mfite kwibona ariko hari umuntu ufite mu makuru wowe iyi gaze navuga ati gaze n'unyinzanira ndagweza 1,100 nawe ukavuga ati nuko bimeze nawe ukatuvuga ukakibwira nka Jafeti ati Jafeti nta gaze wamenyera Jafeti navuga ati rero ati nayimenya haniri ukatumva ati ndagweza 90 Jafeti nakatagenda akabwira uriya ati Jafeti ati none se ati none se mana ati ko araho nabonye imari gutya na gutya ati nta hantu wayimenyera ati nayimenya ati genda wizana ndagweza 70 urumva wamaye 70 Jafeti wamaye 60 wowe nagasanga hari undi muntu afite uwundi nagasanga ibi bishene tubana 9 dushaka imari papa none yamari muri abantu twari turi kumwe harimo n'umugambanyi urumva twari abantu mu bihugu bitandukanye ntago tw'abanyarwanda gusa sibyo ariko hagataho ngaho haje kuvuka intambara imari ibonetse kugabana biratunanira sibyo ebane ibibazo sibyo twari abantu nk'abanga ariko hagarutse abantu bakeya uresa kumva yayitiwe yayirwanira sibyo gihe habaye ukuboko kw'Imana tuba twaratashye sibyo hari abatashye n'abasigaye hari n'abataratashye bivuze ngo rero nk'iyo ngiyo ni case imwe navuga yaba narabayeho nakoreshejwe n'ubuzima bubi narisanzemo sibyo ndacyana byibuka neza hari izindi zibazi hari indi none zirari nyinshi cyane papa zirari nyinshi cyane ariko ngekanye neza imwe tugende tuzirenzaho niyo yindi gusa dukomeze waruvuze ngo hari indi tuganire n'abantu b'Imana kandi ko biza kubagira umumaro cyane no kambivuge neza urabona nk'aba reka mvuge kuri bashiki bacu turi kureba ibintu amateka yagukoresheje byabaye nk'amasomo y'ubuzima wabwira abantu ati stop ati no hano ndahagaritse mbo ndabyibuka neza hari ikigo cya gisirikare twe duturanye yego kera sibyo
hari filime z'umuntu witwaga Yanga, Imana imuha amahoro iruko ridashira, Imana imuha amahoro n'imigisha imutuza heza. Twakundaga kuzireba ahantu bita muri Dewani kamivuge. Icyo gihe ndabyuka neza kujya kora filime ebyiri yari amafaranga 50, igice cya 50 kwinjira. Igice cya 50 kukibona uri umwana wo mu cyaro zabagari utari bugisabe papa avuye ku kazi, utari bugisabe mama avuye ku kazi yivire guhinga, byabagari ibintu bigoye. Hari ikigo cya gisirikare byabaye ngombwa yuko kimurwa, hari nko muri za 2004 ndabyibuka neza, nari ndakana sibyo, zari 2004 nafite imyaka nk'irindwi gutyo ndabyibuka sibyo, niko nigaga nko mu wa mbere gutyo primary. Icyo kigo cya gisirikare Imana ikora kuri twakigiyemo donc barabimuye hari ku cyumweru, twebwe tukijyamo baki bari gusohoka tujyamo bagateka tuye kwitorera ibyuma, ati nibisafuriya bategamo ntibabijyanye tujye kwigurishiriza tugire muri filime. Twara abana batatu ndabyibuka neza, turi abana batatu tujya kwitorera ibyuma, tujye gutora ibyuma. Uruzi mu kigo cya gisirikare bari ibyuma, bari ibyobo sibyo, kandi noneho ntabwo twe twinjije mu muryango, twe twinjiye mu twatwira twapanya sibyo. Turagenda tujyamo, tugezemo ndabyibuka neza nyina naguye mu cyobo. Kwa kundi urugendo usesera zabo byabindi bacukwa nimba babyita ngo ni ndake ibintu nk'ibi, ngiye naguyemo. Ndabyibuka neza umupapa wankuyemo izina ry'inda cyari ryibuka yitwa Celestin. Yari umusirikare nawe aho ari, Imana ihereza umugisha. Sibyo mu bantu bagize uruhare ku buzima bwanjye nta kibagirwa kugira ngo mbe, kuko nta n'umuntu yo kumenya ko naguye, bona natakaga nagiye n'unyumva. We yaratambutse yumva ndatatse kandi hari mu ishyamba, araza kureba kantu kaguyemo aho ngo asanga n'igenda akabebe. Urumva amere we yambuye umwenda yari yambaye, urumva awuzirikanya n'umukandara wiwe, anterera umwenda ndawufata arankurura ndazamuka. Ibyo nabyo ndabishimira Imana. Urumva byose n'ubuzima twashakaga sibyo. No urumva uwo ikintu cyabayeho turabana batatu. Hari undi wundi witwaga Kwizera, we ntabwo nzi ubu ngo uyu munsi anaherereye, ananyihangarire ku histoire nshyize hanze. We mu bintu yatoye mu n'ibisasu bibanza biba byarazimye, atoramo ibyitwa nimba ari bitoryi, atoramo banze yatoyemo na grenade simbizi neza. Hari nyuma ya jenoside n'ubundi mu bigo bya gisirikare hari ibyo bikomere. Urumva ahicyuye ko kundi mu byuma, araza ashyira mu gifuka, aceka hari mu ruhavu rw'inzu, arangije aragenda. Ahicetse ni ari yitwa pinika kandi kwa karimo, nimba karavuyemo, nimba ari cyo cyaturitse ntutubaze, byaraturitse n'utubati twinzu ko turaguruka. N'Imana ishibiye ko nataguye mwaho hantu. Urumva gusa ndabyibuka neza yaho ngaho nyine hatoye ibyuma, njya kubigurisha bameze amafaranga yanjye 75, njya muri filime njya kureba Rambo mu Bisheke. Iyo filime sinzi niba uyizi nawe. Rambo yakabutura twita kabutura. Yanga yabaga ari hejuru cyane. Yabaga ari hejuru cyane umusaza. Ndabyibuka neza. Urumva izo ngizo ni zimwe muri story twagiye ducamo dushaka ubuzima. Hari n'ibindi bintu twagiye dukora bibindi bitari byiza byageshira izina ry'Imana, ariko umunsi turabaga bo guhamya yuko Imana igira neza sibyo. Uyu munsi tukabisubiramo kuko twabonye Imana. Birahari byinshi cyane papa bike. Birahari byinshi cyane. Nawo ngo barabifite ruko. Birahari. Dutunga mikoro. Tuze mikoro. Ufite byinshi cyane uzambwira. Birahari rwose. Ya kandi nibyo turimo turaganira neza cyane, kandi nkeka ko abantu b'Imana bari gufashwa nibyo turi kuganira. Uravuze ati habaye imbaraga z'Imana, none ubu wizera ko imbaraga z'Imana zikora ibihambaye? No, abantu bumva ibintu bitandukanye. Abantu ntabwo twese twumva ibintu kimwe bike sibyo. Hari bemera imbaraga z'Imana, hari n'abantu bateze imbere n'imbaraga z'Imana. Hari n'izindi mbaraga abantu bizerera, ariko mu by'ukuri nkuko umuririmbyi abiririmba ngo hari imbaraga ziruta izindi, imbaraga zose izo ngizo ni z'Umwami twamenye sibyo, turamukorera sibyo, turamwemera sibyo, n'abatamwemera sinzi ibyo baba barimo sibyo. Kuko for example urabona nanjye nabayeho umukinnyi sibyo, nabayeho umukinnyi wa football. Hari abantu benshi twakinanye uyu munsi bameze neza, abastari bakomeye sibyo. Ibyo ngibyo ntabwo nakerwa mbivuga sibyo, ariko muri football no singiye kubivuga kubishyira hanze, ariko bivugwa ko ngo hari uburyo ngo bananga agapfunyeka ngo bagashyize ngo nyuma y'izamo, ngo hari uburyo ngo bakubwira ngo nyine ngo ngo zirakora. Ibyo bintu bimwe na bimwe twagiye tubibamo, biranya tubonye ko nta yindi shu. Wigeze nawe ugerageza iby'abapfumu? No, ntabwo tutarumana bigerageje, ariko hari abantu ziba bigeragezaga tunabana tunagendana. Reka ngo story y'umuntu byari biteye ute? None reka ngo story tubwira uko wavuye ubugane. Yes.
sibyo ndabyibuka neza ubwo uraza ubwo ugiye kuduha experience yawe ku mupfumu nawe mufite experience kuko narabibonye izibyo narabibonye akora barababishye urebe icyakugiriye sibyo no ndabyibuka hari muri 2019 hari 2019 nko mu kwezi kwa karindwi sibyo hari umutipe w'ishiti yanjye ntabwo navuga izina ryiwe uyu munsi kubw'umutekano we sibyo ariko yaraje arambwira ati umusaza ati hateye bandangiye dawa ubundi tuyita dawa nyine ni imiti y'abakonikoni katubivuge gutyo ariko aho bari bihangane amategeko kubashyira hanze oya mena amabanga ya satani arimbuke mu izina rya Yesu yaratsinzwe hari Yesu ko bakirijwe tuvuga niko mwizera niko twizera twese no ndabyibuka neza yaraje arambwira ati mana sasa atari umuntu bandangiye ati ariko no murundi anatuye ntago mazi neza ariko bahambwiye ati aha hantu dekava wabuhazi ndavuga ati foshu ahantu ndahazi kuko imwe mu mirimo nakoze n'igitandi yego nisibyo tugishakisha mbere uko Imana duhereza n'utuntu tumeze gutya twayadukata mu mujyi wa Kigali sibyo nababanje kuba umutandi nditandi rero twagenda kutuyashaka imbaho mu byaro amakara ibiki umuntu none wambwira gace numva ndakaze ati aka gace wabukaze ati mbo ndakaze ati hano rero bahandangiye umuganga atumhereza umuti ati mfite ibintu byananiranye urubanza rumere nabi kandi shaka gutsinda nuko yabimbwiye papa urumva ati rero bambwiye ko ari umuntu yendaga guhereza umuti uwo muti ukawinjana mu rubanza ati ukabona icyo uvuga ati n'uwo muburana bikanga akabatesha guswa ari ushwa umugane wa mugabo ngo ari ushwa Emmanuel ni njyewe gutya ndi tayari ufite amafaranga ati mfite amafaranga ufite amafaranga ati hano ufite 200 baru arayazana ndabwo atari ko utankinisha yazana ikiye mufuka tuba turagiye tugeze ahantu bita navuze ariko bivugwaho ibyo bintu twageze dutega moto y'ibihumbi 7 turi babiri tuyiciro turi babiri iratujyana tugezayo ngiye uko nari mazi ubwo sikwa sarongo kare ega bose ni nabamwe ni bagenzi bo hariya nawe n'umupfumu anabyemeraho uzwi uriya abana reka mureke kuko ntago muzi wo nguwo ni karibu giho nabonye utari umunyembaraga za bure yego turagiye tugezeyo twagezeho bwije mbo turamutegereza turamubura tubamaga kuri telefone mpibereye twarakushe telefone yanjye na nimero yiwe yari isosiyete ntavuze kuko twaba twamamaje mu kiganiro ntabwo tugomba kuyivuga sibyo ndamuhamagara tumaze kuvugana aratubwira ati okay ndaje ati umuntu agiye gufasha gutya na gutya ati ariko ndaje atugira atinze atuga ngo mwiciye ahantu ngo mufate ngo niba muje kunshaka ndabyibuka neza ikimenyetso cya mbere avuze ngo mufate mitsingi ngo mube mu njyewe ndavuga tumusa njyewe ntabwo njya mu inzoga njyewe idini ryanjye ntabwo njya mu inzoga wowe uje kumushaka mu inzoga nta kibazo anywa mitsingi ya mbere anywa ya kabiri arambwira ati rero nanjye naba ngiye guteshuka ati ibi bintu birakubaganisha ntabwo nyweye sibyo ati kandekerezo ebyiri arekerezo ngize ebyiri umuvandimwe wacu so umuvandimwe da uwo mukonekone hariya n'abakonekone ko abakijwe tubita abaraje ndabyibuka neza yaje kuri moto azambaye igishati cy'umweru gishaje n'inkweto ya burebure ndagatari koko ubundi ikintu nge nibaza papa ni gute umuntu ubundi ajya mu bantu mu bapfumu kambavuge n'ubundi mu izina ryabo sibyo nubwo abo ntacyo bimariye umuntu yambaye ibintu bya burebure bidasobanutse umuntu abantu badasobanutse umuntu nta kintu kizima afite umuntu umeze amafaranga amafaranga ataragize icyo amumarira iyo miti atarahaye mwene nyina cyangwa ye mwene se nawe ngo ahindurirwe ubuzima ubundi ujya kumugena ukeka ko wowe uwo muntu ari bugire imbabazi umugabo twaragiye tumubwira umugabo amutekereza ukuntu ikibazo kibe kimeze amaze kumutekereza ikibazo cy'ukuntu cyari kimeze ndabyibuka sibyo ariko barayaje komero karabira ese undi twabiretse tukivugira ku bindi reka twivugira ku buzima dusenye izo mbaraga man ndabyibuka twaragiye twinjiye mu nzu yiwe hararimo utuntu nyine turaho twiterabwoba tw'amafuti niko iterabwoba kuko impamvu ko iterabwoba nyine n'umuteguro barateguye niko kundi umukameramani agenda akamareka atarari agategura setting imeze fresh kugira ngo ni winjiramo ubone ko nyine winjiye aho hantu abo barategura nkuko winjira mu nzu y'Imana ugati ninjiye mu nzu y'Imana nkuko winjira muri studio bati no ninjiye muri studio nkuko winjira muri kenkeri ko gati okay ninjiye muri kenkeri nuko twinjiye ku mupfumu yasigaye ku muryango nanjye narinjiye muvandimwe namerekeje yego
turarugendana mpaka rusoza yire wowe basiriye kumutererana urumva turinjiye niwe warubitse n'umufungo njya ruhagaze n'umufungo gutya ndawibuka neza ipantaro yitwa poshi bombe umujyayi zandi zagaze zifite umufuka ku matako turinjiye ati rero umuti ni 180 ati se umuti wiki mugabo mbwa ati ngiye mfite urubanza kandi nshaka kurutsinda umuti uri kubona arangoye ati kandi ngewe aranandambiye andi ndumva ngewe binarimbye yanavaho ati cyo shaka rero nuko azatesha kurwa mu rubanza kandi urubanza ruregereje ruri kwa kabiri azatesha guzwa mu rubanza urumva bakavuga ibitari byo ngira ni imibereye yaraje gusaba umuti wo gutesha guzwa no mu rubanza ryaga muherekeza yari inshuti yanjye nibyo kabisa bibabaje binigisha bisekeje binigisha papa yarambwa ati umuti ni 180 tugiye mu biciro birangira twumvikanya amafaranga ibihumbi 112 turamubwira ati uwo mugabo turagwava aratubwira ati rero turamubwira ngewe narivugiye kuko wanaramwe akantu yashizemo agakoni tubye ibyo twita agakoni nyene ramwe yari atangiye iyanzo yari yanyweye yaratangiye kuyimo kontroza mbi yibonera nibyo sivyo ndabwira ati no ukuntu ngona zimeze duhereza ikimenyetso cyo ko umutu duhaye ukora ati mbaye ikimenyetso duhe ikimenyetso nanjye navuga ati ukuntu ngona zimeze ndagwe turagweza amafaranga ibihumbi 70 sibyo andi turagwa mu gitondo turare nahangaha kuko mwiyo quartier hari n'umwana twiganye ahantu nize muri secondaire sibyo hari umwana twiganye ndagati roko turagwereza make andi turagwa mu gitondo tugiye tonye ku ikimenyetso cyakoze ati sa nta kibazo umugabo yari agiye yitwaje n'ifoto aravuga ati ifoto ati izanye koze mwa amazi ayikoza mwa amazi arayiciraho ayivugiraho ibigambo biri aho ngaho donc abaruzi kimwe experience nababonyeho bagira ukwizera sivyo umurozi akwaturaho ibintu bibi papa nta kindi kintu yifashishije bikaba byakugira kubwo kwizera sivyo mbona no mbwira n'abakristo b'iki gihe hari abakristo kw'iki gihe sivyo batagifite ukwizera papa bwira n'ukuri sivyo batagifite ukwizera kuko iyaba niba bapfumu bizera niba umupfumu yizera ati ngewe bikemo mwatureho ibi nibi mu kwizera papa nta zindi mbaraga sivyo yenda nimba tunahari no twaburebure kuko abakristo nacyo zidutwara sivyo ibyo bintu bikaba byana hari ibibo harakora ubufindo twona burabaye mu kwizera kwabo kandi bakabikana kwizera none abakristo b'iki gihe nibongera ukwizera papa sivyo kuko twege ibyo bintu banza uko tutabyizeye yamuhaye ifoto ayikoza mu mazi yaramubwira ati ifoto mu gitondo atarabyuka uyu mutwe w'uyu muntu wabaye umutuku ati nubyuka wabaye umutuku umuturaba wakoze ati nubyuka utaba umutuku uzaba utarakora ati nuko bana zimeze tunuko zimeze twaturagiye gabubwire bige nago twaryamye ibihumbi 5 ni menshi twareye twicaye saa 5 ziragera turebaho wapi nta gatuku kuri ya foto urumva yatweye ko utabyuka yabaye umutuku hejuru urumva saa 5 turebaho nta mutuku saa 6 wapi nta mutuku saa 7 wapi nta mutuku ubwo gatotsi kakaba karaje ugahinyuza gato ukabara kangutse ukaturebaho ko rego yabaye umutuku wapi nta mutuku musanga ifoto imeze uko yavutse imeze papa habe no gutoto ubwo roraki oya nabwo umwana rero atikakubwire ati karakagaho ubu ngubu mu gitondo kabyuka kaducika tugene isakira za mu gitondo urya saa 9 y'abarukore burya papa irakora namwe mwabyutse saa 9 mwabyutse saa 9 mujya kureba umupfumu tuba tubyutse saa 9 za mu gitondo tubaga turamo wara tugomba kujya kumurira tukamuzana akadusubiza yacu ngubu nta nubwo arayakoresha nyene uko aramubwiye iyo byacu birogurirwa ubu nimba yakoresheje mu make katuye kumufata hakiri kare adoreza yacu ati tugende nafashe inkoni nafite ikindi gikoresho navuze turagenda no ku muryango turakomanza dukomanze wananga gufungura turakomanga yanga gufungura yarafite inzu ifite umuryango umwe ya burebure twicara ko umwe yicara ngo nanjye nicara ndabyibuka neza nari imibereye dadi musaza sivyo biki ukuntu byagenze se katuzabishyira muri pateto oya abanyica aba bantu sinasinzirira muri Kigali oya ni pateto barara banyoherezaho ama message menshi cyane ati yo nkuru mutarangiye andi makuru ni meza nta kibazo nawe umeze neza okay ariko man ishimira guhura nawe man ishimira guhura nawe kuko urumva nakubonaga nabona hako gatona koze na subscribe nubwo nsanze kunzira kuri Evangelize Monde TV
sino honyine hari no n'ahandi kuyoboka hitwa ngo Imana iyoboka Imana aho ngaho ubundi wabona nateye cyane nkurikira ibiganiro by'umupapa nakundaga umupasiteri na Imana mwakire mubaye sibyo aho ngaho ni sawa ndakunda cyane amen katwigarukire ku buzima muragiye rero murakomanze n'ibikoresho byanyu ati wa mupfumu we saa 9 z'ijoro byuka uzane nka ya nyangara nekada yanze gukingura arabyanga umuvandi sibyo man turicara turamutegereza tati no katwicara no hantu tumucunge nabyuka tatumucakira yego nane mbugiye mwibanga rikomeye gake yicara haranye nicara kuko yaza kuza kuba yafite izo mbaraga kuko abera natubonye ko twamuteye c'est ça nibi nyoma nta kintu babira bibereyeho ntacyo twara umucunzi umuviye njewe ni ibintu mubwira ribereyeho kuri terere y'imibiri umuviye turamucunga yabaye nka saa 11 n'igice tukumva ko gikarakomye komwe imbere uti yarayemo nayo twese twivugira ebana twagiye kubona tubona uwo mwana yari nabure kabisa yabyuse yasohotse afite n'akadobo abantu bagiye ubwo babifashisha umupfumu yasohokanye akadobo kakari bifashisha navuze bajya bakita amazina menshi cyane ako n'akadobo ko kwifashisha nijoro kuko n'umuntu abakubwa kahita ko yihengekaho urumva nese mugurukira ibicu kaba karagoye umuntu kagoho n'umumbase ntiyeba mwabaga bamwe muri bandi ntizana amafaranga yacu ubwo gutyo umunigo dore nari ndimo gutya wana nawe yarabyukanye kabene bwa busume bw'abandi bw'imironko yego bw'abandi bwa burebure agasoma bagakuyo turamucekizo saa 9 mu masaha 11 gutyo ariko bwe butarakina neza zitaravuga urumva usina byuka neza isaha neza kuko telefone ngere yazimye urumva ko nta muntu bari mu cyaro c'est ça umupapa ukuntu byagenze nawe gatizana amafaranga yacu umugabo yaratitira ati foto kwitahinda ati umuti mwawishe ariko ngo twishe umuti gute ifoto ntabwo yeze ihinduka ikimenyetso dore ngiki dore n'ikimenyemenye ngiyirebe ati none se buri kubona bwari bwacyo ati ubwo mwari mutaryamye ariko tubwira atubeshye ngo twawishe nge nase munigadire gite mukaraganaje do mujya hejuru nene amaze kubona ko nta mbaraga nta cyaro umuntu usanzwe baburebure bari ababere batubeshye ubundi abantu batarabamenya nibo bantu bagenda bagahenjerika urumva umugabo naramunize mwizina akora muri mwizina rya Yesu papa no ntabwo nari kumuhangara rifite nako baburiye ndacyabyibuka neza wa mugabo wa mutipe nawe direct yinjira mu nzu yiwe amafaranga yarambitse imbere y'igitandara turu uva ku bya 70 twasize nk'ibihumbi 42 yaravuze ngo ari imbere y'igitanda ubwo nari nageze tipe yari yagezeho kare abaragiye ubu bivuze ngo ikintu by'ibi bintu nabyo nayo ni experience turacyari kuri experience ubuzima bwawe n'amasomo dukwiye kugira nayo iracyari experience sibyo wakuye miriye somo rero basangiza abakristo badukurikiye icyo nababwira cyo yego imbaraga ziruta izindi ni zimwe ni zonyine sibyo nizazi zikubwira ngo izazindi zisanga ababuze urubyaro bakabyara sibyo zazindi zisanga umwana wihebeshejwe n'ubukene sibyo wihebeshejwe n'ubuzima akumva ko hari undi muntu bishoboye sibyo bikarangira umuntu aba umuntu nk'umugabo sibyo nizambaraga tubona zikora zikora sibyo nubwo nibyanditswe birabihamye sibyo ariko nta cyane nta wabumbura ngo usome nk'imbaraga z'umupfumu ngo barya babandi bambwe ngo ninde uwo ngo ntantu wasuvuga ati ngo Imana mukoresheje ngo imbaraga zamukoresheje bikomeye ibi nimba binari simbizi ibyo kubyo kitwa ntango ndagisoma wari cyanditswe uzikishimangira ibyo uvuga cyo muri Bibiliya saza uze kwabyo natanye nkurapira ngo urumva Mose yabayeho hate Mose apana Mose wo muri Bibiliya sibyo reba ibintu Imana mukoresheje sibyo reba igitabo cy'Amose uragisoma sibyo reba Mose Imana mukoresheje ibintu bikomeye si wenyine hari ba Dawidi sibyo si wenyine barari benshi cyane baba Daniel reba no katwitwikure reba Daniel ibintu Imana mukore mu rwego rw'intare zishonje sibyo bazi muteremo zikanuye none se zari zahumye se none se zari zishonje kuri stari kwaguruka bazicishije inzara ariko none wabaye umugabo wo guhamya ko imbaraga za Yesu arizo ziri hejuru kuri experience uzanye aho ngaho naho ndabihamya neza imbaraga za Yesu ziri hejuru sibyo imbaraga z'Imana ziri hejuru papa umurokore baraye bagira inama iri joro ngo abyuka ajya mu bapfumu gushaka igisubizo tumubwire ngo iki umva ngubwire nimba ari umwanzi afite n'uwamugiriye iyo nama yego nagarukira hafi sibyo nagarukira hafi sibyo yegera Imana kurenza ikindi gihe sibyo agaruke mu murongo sibyo Imana irakora irakiza irasubiza sibyo nawe ubwi warabizi
naho ubwiwe arabizi nta mpamvu sibyo no nagaruke mu murongo nagaruke mu mana naze asenge akore sibyo naze asenge akore byinshi cyane imana irahari kandi irakora kabisa akora kandi gace umva none reka ngaruke ku iki kintu tugenda tunasoza wenda ikiganiro cyacu tuzajyana n'igice cya kabiri ibijyanye n'umuziki wa hip hop wambwiye ko watangiye uririmba indirimbo z'isi ariko ukaba ushaka kwinjira muri gospel ibyo byemezo byo wabifashe ute mbo hip hop ni njyana nakoze imana feedback sibyo amafaranga inyubakira izina sibyo ndabyibuka neza imana muhereza umugisha nawe yitwaye Nibizi sibyo nk'abantu bafashije muri urwo rugendo nabayemo ntwara ibihembo bimwe na bimwe ariko biza kwa nyambonye ko byose ni iby'isi sibyo ubu ngubu uyu munsi natanye nk'ubitaka vasi k'indirimbo gospel ejo twari muri studio ndi gukora recording ndabyibuka neza sibyo ira ni indirimbo gospel ngomba gukora sibyo ivuga butumwa sibyo no gukora imana ntago bigira umupaka sibyo ida wabikora urapa wagenda mu rusengero ugahagarara ariko numvishe ngo hip hop nayitangiye kwemerwa mu rusengero ahubwo ngira ngo amakora amwe nabone gutangira kandekrita na za worship nyanumva za handi nazo gutangira tukazijoininga ariko hagataho ngo turetse gutebya rap nayikoze imyaka nk'ibiri haza kuvamo njya kwiga n'umuziki niga igikoresho cyitwa violine sibyo nuko duhuriye nyine gutya ku nzira ariko utayenda nzakifashisha mucurangiro bibone mbo ariko uyu munsi ni ndumwe abantu biyemeje gukorera imana kuko nabonye ukuboko kwayo sibyo nabonye neza yayo sibyo ntago ibintu vuga aribyo natumwe nje nibyo niboneye n'amaso yanjye rero biba byiza ko iyo umuntu avuga ukuri ko ibintu azi yabayemo kurenza uko yakuvuga uko yari ibyo yize cyangwa aribyo yabwiwe uyu munsi rero ntago Tracy nafata uyu munsi iyo ari yo yose sibyo yaba ari yanjye njye ubwanjye nta wundi muntu waba umbwiye ngo ca mwizi nzira niyo mpamvu rero umunsi niyo mpamvu vuga ngo niyemeje ko kujya muri ibi nibi sibyo mfite indirimbo ndi gukora ku buzima bwanjye sinema ndi gukora no kubona niyo story nayo irimo sibyo nayo irimo kakantu natangiye nkubita ngo tariki 14 ese tariki ubundi wazimenya wamenya ari uko kwezi tariki Kanama ariko umwaka ntawe urimo tariki 14 Kanama mana warinze ubuzima bwanjye menshi mwabibonye byarangiye amarira ari menshi kubakunzi ubu ngo biba byararangiye abanzi baransutseho itaka abanzi baradusutseho itaka ariko hamwe n'Imana ntago byakunze yes ka urakoze cyane the cover noneho turifuza ko hari indirimbo nimwe wari washyira hanze ku buryo twakora yantaba nahiri bakaba bajya kuyumva cyangwa kuyireba no ikoze iyo ivuga ibintu iza hip hop zo zira proded kuri channel yanjye ni the cover sibyo ndazifite nakoranye na bamwe mu bahanzi bakore secure sibyo banakomeye mu Rwanda ariko ntabwo twavugira hano yanga ntabwo twabivuze zamamaza by'ubwami bwa Kristo tuzamaza by'ubwami bwa ya urakoze cyane ndifuza kugushimira kubw'umwanya waduhaye kugira ngo dukorane muri iki kiganiro kandi ndatekereza ko ari ikiganiro kiza kugirira umumara abantu benshi bagikurikiye kuko kirimo amasomo menshi y'ubuzima hari umuntu ureba ikiganiro gutya akaba interese no gushaka kumenyana byagutseho n'uwakoze ikiganiro cyangwa kukuvugisha we yakubona ku address bo urabona wambajije ibibazo byinshi cyane ariko twaganiraga ubuse nanjye banyemera kwaza akabazo kamwe nta kibazo rwose nta kibazo urumva cyari ikiganiro wambajije byiza nanjye rwose tukaganiraho gakeya ariko hagatonga ku kibazo wambajije Facebook yanjye yitwa Irambona Moise, Instagram ni the cover, YouTube nayo ni the cover, sibyo nimero za telefone zo ntaga ngo kuzishyira hano hanze. Turazigaragaza barazibana bashaka. No sinangobwa banyandikiraho ngaho nta mpamvu ntago ducuruza ntago twicuruza sibyo gusa waba bakunze ikiganiro yakora subscribe sibyo akajya komeza kurikirana n'ibindi biganiro byaho ngaho urumva n'ubundi ese kutambaje nima mfite sheri nabyo ngira ngo byakuzaza muri part 2 ari ibintu naretse mbishaka ibyo muri part 2 nabyo ni muri part 2 muri part 2 ariko abantu utamufite wenda tukava mu kiganiro abonetse ariko hagataho ntawe Imana hari ukuntu ibigenza ahanga bajya basubirizwa se babasore kwa romerutse kubona ngo ubukwe bwe bwapfuye se nandetse gupfa ku bukwe bw'umusore umwe birabuza abandi basore 2700 gukora amako
kuri iyo stage ni page iyo page reka tuyibike iyo page reka tuyibike ariko ikiriho cyo nuko nta shero ufite dore intoki zamba ubusa zambaye ubusa Dekava turagushimiye cyane murakoze cyane namwe babikurikirane bakore subscribe bakore share sibyo kandi ugatanga nubwo nyine dore ku nzira dore yanga ntago arombarizwa sibyo gusa nyine nishimiye kuganira nawe murakoze cyane asante ibibazo byanyaza bikaza muri part 2 sawa yes reka tubashimire mwese mwarimo dukurikiye ibiganiro byacu nakagaruka dushimiye umuntu wese waduhaye umwanya kugira ngo arebe kino kiganiro ndetse na cameraman wacu Jam nawe turamushimiye cyane thank you ushaka amafoto meza y'ibirori byawe ushaka amavideo y'ibirori byawe ubukwe butandukanye ushobora kunyandikira ukamuntuma Jam nkamukugezaho maze ibintu bikarushaho kugenda neza God bless you